kibazo gafite igenda ukarebe hafi ushaka kareza kwashyira mukuru tangira hariya switch njya kuri hano to intro hano kenshi hingiye inshuti bakristo bavandimwe dukurikira ku YouTube channel Paruwasi Vincent Gikondo. Turi hano Gikondo aho tugiye gutanga igitambo cya misa cyo kuri kimwe cya gatandatu cy'igisibo, icyumweru cyitwa icyamashami, ari naho duhimbaza umunsi mukuru Yezu Kristo yinjiye Yerusalemu nk'umwami akakirwa mu byishimo byinshi. Igitambo cya misa gigiye guturwa na padiri mukuru Padiri Domenico Tumaini. Nkuko bisanzwe igitambo cya misa nk'iki gitangirira hanze. Uyu munsi rero tukaba twese twifurije umunsi mukuru w'amashami, aho twizihiza umunsi Yezu Kristo yazamutse Yerusalemu, ariko atazamutse nk'umwami ahubwo agiye kwemera kudupfira. Twese hamwe duhuza imitima kugira ngo igitambo cya misa kitubere umwanya wo kujya kuzirikana urukundo Yezu Kristo yadukunze akemera kudupfira. Nkuko tubizi rero igitambo cya misa kiri mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere turagaragazwa Yezu Kristo azamuka Yerusalemu nk'umwami akakirwa mu byishimo. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'ububabare bwa Yezu Kristo, aho turi kuzirikana ububabare bwa Yezu Kristo. Umwana wa Dawudi nasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, mwami wa Isiraheli, habwa impundu mu ijuru. Kwizina ry'Imana Data Ema Imana wacu Yesu Kristo, n'urukundo rw'Imana Data, umusabane w'Umwana Mutagatifu Imana nawe. Bakristo bavandimwe, kubera umwanya w'igisibo twateguye imitima yacu kwihana kandi twibanda ku bikorwa by'urukundo. None uyu munsi twakoraniye hano kwifatanya na Kiliziya yose ngo dutangire ibirori by'iyobera rya Pasika ya Nyagasani, ari byo ibabara n'izuka rya Yezu Kristo ajya kuzuza ibiremera ubwe yinjiranye ishema mu murwa wa Yerusalemu. Icyo gitumye dukoranira kwibuka ibirori byabaye iherezo y'icungurwa ryacu. Tubikora rero kwemera gushyitse n'urukundo ruzikubyara. Dushagare Nyagasani n'uko kwakira i Yerusalemu batuzaniye umukiro, kugira ngo dufatanye nawe imibabaro y'umusaraba, maze tuzagire uruhare kwizuka n'ubugingo tumutesha. Dusabe. Mana ishobora kuzabona mu neza aya masami y'ubusa uyatagaze kugira ngo wemere abashaka Kristo umwami w'ishimwe
yashyira kuri korari hariya ushaka Washi?
nyagasani yesu nawe namwe amagambo y'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Hari hasigaye iminsi mike ngo Pasika ibe, igihe Yesu n'abigishwa be begereye Yerusalemu bageze i Betifage ku musozi w'imizeti, Yesu yohereza babiri ku bigishwa be, arababwira ati nimujye mu mudugudu uri imbere yanyu, ako kanya muhagera murasanga indogobe zifite hamwe n'iyayo, muziziture muzizanire. Nihagira ugira icyo ababwira mumusubize muti nyagasani arazikeneye ariko arazohereza vuba. Ibyo byabereye kugira ngo buzuzwe iby'umuhanuzi yavuze ati mubwire umwami wa Siyoni muti nguwo umwami wawe w'ituze agusanze yicaye ku ndogobe n'iyayo n'icyana cy'itungo riheka imizigo. Nuko abigishwa baragenda maze bagenza uko Yesu yabibategetse, bazana indogobe n'iyayo, hanyuma bazigerekaho ibishura byabo maze Yesu yicaraho. Nuko abantu benshi barambura ibishura byabo mu nzira, abandi batema amashami y'ibiti maze bayasasa mu nzira. Nuko imbaga y'abantu yari imushagaye, bamwe imbere abandi inyuma, bose barangurura amajwi bati hozana harakabaho mwene Dawudi, nihasingizwe uje mu izina rya nyagasani, hozana nahabwe impundu mu ijuru. Igihe yinjiye muri Yerusalemu umurwa wose ucikamo igikuba, barabaza bati uwo ninde? Naho rubanda ngo uwo ni umuhanuzi Yesu wo kuri Nazareti mu Galileya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu akuzwe. Dutangiye rero icyumweru gitagatifu, icyumweru gitangizwa n'ibirori byo guhimbaza icyumweru cy'amashami, ububabare bwa Nyagasani. Izingiro rero ry'ukwemera kwacu dutangiye kurihimbaza, kubabara kwa Yesu, urupfu rwa Yesu ndetse n'izuka rye agiye mu ijuru. Ni iminsi rero ikomeye cyane mu kwemera kwacu nk'abakristo, abakristo bemera Yesu Kristo. Muri iri yobera naho duhishurirwa urukundo ruhebuje Imana yakunze abantu. Ni urukundo rukomeye kuruta icyaha ndetse n'urupfu. Twakire Yesu rero mu byishimo, mu bwiyoroshye, tumushyire mu byacu, ayobora amateka yacu, maze iyi Pasika twitegura
itubere pasika idasanzwe, dore ko isi yacu rero ikeneye nanone kuvugurura urukundo ruhebuje Imana yakunze abantu. Turukundane mu bwiyoroshye, turukundane mu kwitanga, turukundane mu gushakisha amahoro ndetse no kwifuriza abandi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bakristo bavandimwe rero, nk'uko tubizirikanye uyu munsi, ni mucyo dukurikize ya nteko y'abantu bari bashagaye Yezu bamwamamaza, maze natwe dutambagire mu byishimo no mu mahoro duhimbaza uyu munsi mukuru w'amashami, utwibutsa itangira ry'ibabara rya Yezu Kristo. Tubikorane rero ubwitonzi, twese twinjire mu kiliziya, hanyuma dutangire n'igitambo cy'Ukaristiya. Singizwa urumwami, 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 urumwami uziraherezo, urumwami w'amahanga yose, namushagawe horana imitsindo, singizwa Yesu Kristu, amahanga yose shagawe horana imitsindo, singizwa